ubu bateze imodoka bashyira abana babo gururwa ibizami ndetse ngo nubwo bafunze ariko bagomba kuzabona ama A kuko nabo bakoze etide bihagije nubwo bafunze. Basobanuye bagira bati abanyeshuri bafite ibindi bibazo by'umwihariko nko kuba bari mu magororero mu masitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha hamwe no mu bitaro bashyiriwe ibizamini aho bari rwose bari kubihakorera bapfa kuba rwose barimenyekanishije muri nesa kare kandi ngaho waba uri hose muri iki gihugu ngo niyo wararivuyemo nese kuzi warasushije baraguhiga rwose ukora ikizamini nta ribi. Baravuga ngo kikuri no bizamini bya leta ndetse n'abagororwa imbere nambere ngo bafite umuga barafasha kwandika abarwayi ndetse n'abafunze rwose barabashyira ibizamini mu gitondo cyo kuri tariki ya 7 Nyakanga ngo rega abanyeshuri barenga 270 barimo gusoza icyiciro cy'amashuri abanza batangiye ibizamini bya leta muri rusange abanyeshuri bagera ku 274,752 ngo nibo bateganyije kuba bagomba gukora ikizamini muri uyu mwaka w'amashuri 2025-2026 barimo kuvuga ngo 134,501 bari gukora mu bigo by'amashuri birenga igihumbi ngo biri hirya no hino mu gihugu. Uyu mwaka ngo umubare w'abanyeshuri barimo gukora ibizamini bya leta muri kino cyiciro cy'amashuri ngo yongera abanyeshuri 56,525 ugereranyije ngo n'abakoze umwaka ushize mu gihe ibigo by'amashuri bifite abanyeshuri bazakora ibizamini nabyo ngo byongera bikagera kuri 40 ugereranyije n'umwaka wabanje aho ngo byari ibigombe 3,315 byatanze abanyeshuri. Minisitiri w'uburezi kandi witwa Joseph Nsengimana yavuze ko nakabaza abanyeshuri bazatsinda neza ko bageze umwanya rwose wo kwitegura ate bamaze umwaka biga kandi bari bazi neza ko bazakora ibizamini amashuri akonye nabo ndetse n'abanyeshuri mu kwitegura ubundi muri make bariteguye no kuza bose bakubita babangura kandi babimena neza cyane bagakora ibizamini mu mutuzo kandi twizeye ko bazakora neza bagatsinda bose bakabona ama A. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ibizamini muri NES witwa Jean Claude Nizeyimana avuga yuko nubwo ibizamini bikorwa nk'uko bisanzwe ariko uyu mwaka arimo umwihariko w'abanyeshuri bafite ubumuga kugira ngo barusheho gufashwa ndetse no koroherezwa ati rwose ari byo bagenerwa mu myaka yashize twabonaga batarabihawe neza ariko hagiye habaho kugira amashuri bigamo kugira ngo tumenye neza uburyo abana bafite ubumuga biga kugira ngo nabo tubaye uburyo bigamo urugero nk'umwana utabasha kwandika ariko ubwo ngibwo bukora neza uwo ngo wagiye umufasha kwiga icyo twita exam scribe muri mwaka rero dufite abantu bashobora kuba bafasha umwana bakamwandikira ariko tugashyira uburyo bwo kumenya neza niba koko ibyo umwana yavuze ari byo banditse. Abanyeshuri kandi bafite ibindi bibazo by'umwihariko nko kuba bari mu magororero muri sasa z'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha no mu bitaro babashyira ibizamini aho bari rwose bakabihakorera bapfa kuba rwose barimenyekanishije muri nesi bazi gusa nko ku bantu bari kwa muganga ngo bibanza kwemezwa na muganga ko umurwayi we afite ubushobozi bwo gukora kino kizamini. Biteganyijwe ko ibizamini bya leta bizasoza amashuri abanza babitangije kuri tariki ya 7 bakazabisoza kuri tariki ya 9 Nyakanga 2026 ngaye ngo kurumva ko mu banyeshuri bihagaze ndetse rwose urumva yuko abana bari mu magororero kano kanya babashyira ibizamini bakarimo kubikora nta kibazo habarwaye ndetse n'abandi bose bafunze size ngize bakarimo gukora ibizamini nta kibazo ngaye ngo kuri bose amwe tubifurije kugira amahirwe masa mu ndimi z'amahanga baravuga bati bonne chance. Babwira ni Karagace mu nyina cyari mwe Nyabari Obed nangi ni soko y'amakuru rutiza amatwi. Urakoze mwaramutse OB time News.